Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudama kubana natwe hano kuri iyi chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye mwese mbahaye ikaze. Ngende inshuti Isaac mugiye kubana muri iki kiganiro. Uyu munsi nabateguriye ikihe kiganiro rero? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kirebana n'abantu bakunda kwibagirwa. Uyu munsi bazaniye iyi ngingo zigera kuri 6 z'ibyo ushobora kuba wakora kugira ngo urinde ubwonko bwawe kwibagirwa. Abantu benshi bagiye batandukanye ntago bumva ko kwibagirwa ari ikibazo cya bimwe baba bakoze kugira ngo ubwonko bwabo bubashe kwibagirwa. Mu gihe cya kera cyashize cyangwa se na n'ubu ngubu abantu benshi bajyaga bavuga yuko ngo umuntu wahushye ku nyama ngo umuntu ari gukunda kwibagirwa. Waba wibagiwe ugasanga bagenzi barakubwira ngo ariko ko mbona ukunda kwibagirwa cyane, aho ni wahushye ku nyama. Benshi bakabitwara mw'uwo mujyo ko kwibagirwa ari abantu baba bagiye bahuha ku nyama. Ibyo ngibyo ndababwiza ukuri ko icyo ngicyo cyo guhuha ku nyama ngo kwibagirwa, icyo ngicyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ni nk'uko kera abagabo bajyaga babwira abagore ngo nta mugore wariye inyama z'intama cyangwa se z'ihene, ngo iyo uriye inyama z'intama cyangwa z'ihene ngo uhebeba nkayo. Abagore rero bigatuma banga kurya kuri izo nyama ngo badahebeba nk'ihene cyangwa bagahebeba nk'intama. Ubu ngubu nabwo abagore nabo baje kubihimuraho kwihimura ku bagabo. Kugeza ubu ngubu bamwe na bamwe baba bagiye bafite imyumvire ngo nta mugabo wanyweye igikoma, ngo umugabo wanyweye igikoma ngo namenya icyakomye mu nzu. Ariko se koko ni ukuri koko nta mugabo unywa igikoma? None se abakinywa babaye iki? Ese koko burya koko abagabo benshi ntabwo banywa igikoma? Birakwiye ko bareka kukinywa se? None se ko banga kunywa igikoma bakiyahuza ibyuma cyangwa inzoga zikabica? Ubwo icyiza ni ikihe? Ibyo ngibyo rero ngo ni manguhe uko wagenje nawe ngo niba ari kuzagenzwa. Ibyo ngibyo ni njye ubyivugiye, kuko wagenje ndi kuzagenzwa bivuze ngo ubisanishije n'ibyo mw'iki gihe kurya inyama z'ihene cyangwa z'intama bibujijwe. Kugeza na n'ubu rero abagabo bamwe na bamwe bafashe mu ntekerezo zabo ko kunywa igikoma bitari iby'abagabo ahubwo ari iby'abagore n'abana. Ariko ntago ariko biri. Si cyo kinzanye rero kugira ngo mbabuze kunywa igikoma cyangwa kurya izo nyama. Oya, ntago ari cyo kinzanye. Uyu munsi rero icyo nje kureba tugiye kurebera hamwe ni ingingo zigera kuri 6 nabateguriye tugomba kurebera hamwe. Gufata mu mutwe no kwibuka biri mu bintu by'ingenzi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ku bantu benshi uko bagenda bakura niko ubwonko bwabo bugenda bubasha kwibuka cyangwa se bukibagirwa. Abantu benshi rero bamwe na bamwe ugasanga ndetse bikabafasha kwibuka ibyo bagiye banyuramo bari mu mashuri, ibyo bagiye baba mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kwibuka rero kwibuka ibyo bagiye banyuramo bikabafasha, ariko bivuze ngo hari n'abibagirwa. Ibyo rero nibyo tugiye kureberaho. Ni ingingo zigera kuri 6 nabateguriye tugiye kurebera hamwe. Ni za nyazo nuzubahiriza ndakurahiye ntabwo uzajya wibagirwa. Iya mbere tugiye guheraho rero, uzaryame usinzire. Ni ukuryama ugasinzira bihagije. Nuryama ugasinzira bihagije inshuti yanjye uzabaho neza, uzabaho wirinda kwibagirwa no gukora imirimo yawe uwo wapanze aba ari uheraho. Pana kwa kundi niba uvuze ngo ugiye gukora umurimo urawibagiwe, amara kuyibagirwa ukakora undi utateguye, wamara kugeraho kuri wa wundi wakoze utateguye ukibuka ko hari undi murimo wari wabanje wagombaga gukora. Bigatuma rero bamwe na bamwe baryama amasaha makeya. Bamara kuryama amasaha makeya rero ubu urumva ubwonko buba bufite ikindi kibazo cyatuma udashobora kwibuka kubera ko waba ukoresheje cyane. Iyo ni ingingo ya mbere twagarukagaho, yuko ugomba kuryama ugasinzira ubwonko bwawe bugakora neza cyane bikakurinda kwibagirwa. Ingingo itubwira ngo gabanya stress mu buryo bushoboka bwose. Uzagabanya stress rero mu buryo bushoboka bwose. Uzirinde kubana nabi n'abandi, uzirinde kugira ikibazo ku bantu,
uzirinde gutekerezereza ku bantu, uzirinde gufata iby'abandi bantu, uzirinde kwinjira mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, ngo runaka abayeho ate runaka. Bityo bizatuma ubwonko bwawe bushyiramo ibintu bidafite shinge na rugero, uri gutekereza iby'abandi, nawe ibyawe byakunaniye. Ni gute nyine uzafata imisaraba y'abandi hanyuma ukayigereka ku byo ufite usanganywe? Ibyo bintu nibikugeraho rero bizatuma wibagirwa ibyo wari urimo, uhugire mu by'abandi, usanga ibyawe byatakaye. Bivuze ngo rero icyo usabwa ni ukugabanya siterese na za puresha. Ibyo ngibyo nubireka uzajya wibuka nshuti yanjye, ibyo nkubwira ni ukuri pe. Reka turebe icya gatatu gikurikiraho. Icya gatatu ni gufungura amafunguro, ibiryo by'umubiri. Bivuze ngo uzirinde kujya ku kazi nta kintu washyize mu nda, uzirinde kuba wakora akazi ako ari ko kose mu nda nta kintu kirimo, kuko uzaba uri gukoresha ubwonko. Birashoboka ko watwara moto itarimo esansi, birashoboka ko imodoka cyangwa indege yagenda idafite benzine. Ntabwo icyo ngicyo gishoboka nshuti yanjye. Bivuze ngo hari uburyo tujya dukora tukananiza imibiri yacu, ukumva ngo ifunguro rya mu gitondo ntabwo riba risaba. Ifunguro rifite akamaro ni ifunguro rya mu gitondo uba ugomba kurya, wamara kurirya ugakoresha imbaraga, mu nda hari ikintu kirimo. Ariko nukora mu nda nta kintu kirimo, bizafasha ubwonko gukora nabi, biteza ibibazo byo kujya wibagirwa buri segonda. Ugasanga uri gushaka telefone kandi uyifashe mu ntoki, winjiye mu nzu ngo ugiye gushaka telefone kandi uyifashe mu ntoki, ugiye gushaka ikintu cagi cyangwa se uri gukabakaba mu mifuka, wibagiwe ahantu washyize amafaranga kandi amafaranga uyafite mu ntoki. Ukagenda waba ugiye ku kazi, wagera nko ku irembo cyangwa ku muhanda ukibuka ko ugomba gutwara telefone, ukagenda wagera mu rugo ugasanga telefone uyifite mu gikapu wari uyifite. Ibyo ngibyo rero ni ukuvuga ngo ubwonko uzaba urimo urabukoresha nabi nshuti yanjye. Ibyo ngibyo nabyo nubyirinda uzabaho wirinda kwibagirwa. Ikindi cya kane tugiye kugarukaho sasa ni iki ngiki. Iki ngiki kireba abadamu, ababyeyi, abantu abo ari bo bose bakora imirimo myinshi. Irinde cyane gukora uturimo twinshi icyarimwe. Iki ngiki kijya gikunda kugora abantu cyane cyane. Reka nibande ku bamama. Abamama baba mu ngo bakunda gukora imirimo myinshi, ugasanga harimo abari kwita ku bana, bari gushaka amafunguro, bari gukora amasuku yo mu rugo, bari gukora ikintu buri kimwe icyo ari cyo cyose. Ari gukora ibumoso, iburyo, imbere n'inyuma. Ugasanga rero ashaka kubisoreza rimwe. Oya, banza ukore kimwe mama, numara kugikora ufata ikindi, gusa birashoboka ko uwo mu bana ashobora kubona ko nta mirimo uba ufite. Ariko icyo nababwira cyo, abantu bagira akazi katoroshye kandi kenshi katagaragara ni abamama bo mu ngo. Umugabo ashobora kuza akakubwira ngo ko wiriwe ahangaha wakoze iki? Akazi wakoze ntabwo ushobora kukagaragaza ngo uvuge ngo nakoze aka, kuko nta musaruro wako ugaragara ku buryo wavuga ngo wakoze akazi kagaragarira amaso. Ariko niba hari akazi kavunanye, ni akazi ababyeyi bakorera mu rugo. Hari aba twagiye tuganira bakavuga ngo aho kugira ngo nirirwe mu rugo, najya mu kazi nkahera mu gitondo ngataha saa moya za nimugoroba niriwe mu kazi kagaragara, ariko akazi karavunanye. Niba mugira ngo ndababeshye, abagabo namwe muzasigare mu rugo umunsi umwe mugakore, hanyuma umugore ashobora kuzataha mutarabona n'amafunguro, umugore ashobora kuzataha mutarakora n'amasuku yo mu rugo, kubera ko ibyo utangiye gukora, utangiye koza ibyombo, utangiye guteka amafunguro, umwana ari kujya amenaho ibitaka. Umwana wamukarabije ugasanga mu kanya agiye mu cyondo, ukongera ukamukarabya. Iyo ni ya mirimo rero y'utujagara ishobora kuguteza ibibazo byo guhora wibagirwa, kubera ko uhora muri ibyo ngibyo kwibasirwa n'indwara yo kwibagirwa. Reka tugaruke ku cya gatanu, duherutseho icya gatandatu, ari nako turaba turimo turasoza.
icya gatanu rero ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Nukora imyitozo ngororamubiri bizagufasha ko umubiri wawe uzabasha gukora neza, hanyuma bitume ubaho neza utuje. Ikindi tugarukaho cya gatandatu ari nacyo tugiye gusorezaho ni guseka cyane. Uzihore wishimye, kuko nuhora wishimye uzaba ubayeho neza cyane. Bizajya bigufasha ubwonko bwawe kwibuka, kandi bizafasha ubwonko bwawe guhora bususurutse bukora neza cyane. Ibyo nibyo twagarukagaho rero. Niba aribwo mukigera aha ngaha, reka mbabwire ngo mukande subscribe, share na like na comment. Ibiganiro byacu bijye bibageraho 5 kuri 5. Mwakoze cyane rero kubana natwe, yani nge Nshuti Isaac hano ku Cyizere Family TV. Tuzasubire ubutaha, turabakunda cyane. Ciao ciao.